Tugire icyo tumenya kuri marayika Mikayeli mutagatifu uvugwa muri Bibiliya. Ni umumarayika ukomeye. Mikayeli bishaka kuvuga mu rurimi rw'Igiheburayi ngo ninde umeze nk'Imana. Ni umwe mu bamarayika batatu bavugwa mu bitabo bitagatifu bya Bibiliya. Bibiliya ivuga ko Mikayeli mutagatifu ari we mukuru, mutware mu bamarayika batagatifu b'Uhoraho, ubonekera Yozuwe hafi ya Yeriko nk'uko tubisanga mu gitabo cya Yozuwe umutwe wa 5 umurongo wa 13 kugera ku wa 15. Niwe kandi umumarayika w'Uhoraho ugenda imbere y'umuryango wa Isiraheli nk'uko tubisanga mu gitabo cy'Imuka Misiri umutwe wa 14 umurongo wa 19 ndetse n'umurongo wa 23 ndetse n'umurongo wa 32 n'umurongo wa 34 n'umurongo wa 33. Niwe kandi urenganura abana b'umuryango wa Isiraheli. Tubisanga mu gitabo cya Daniyeli umutwe wa 12 umurongo wa 1. Kubera ko ari umuyobozi w'ingabo za Isiraheli, Mikayeli yatsinze ingabo z'Abaperesi. Mu gitabo cya Daniyeli niho tubisanga umutwe wa 10 umurongo wa 13. Mu gihe cy'ubukoroni bw'Abagereki bwakorwaga ku ngoma ya Antiochus Epifani, uyu mumarayika azajya yigaragaza aje gutabara umuryango w'Imana uri mu kaga. Nabyo tubisanga mu gitabo cya Daniyeli umutwe wa 12 umurongo wa 2 kugera ku wa 3. Kandi mu minsi ya nyuma uyu mumarayika azagaragara kugira ngo atabare imbaga y'Imana kugira ngo bose batorama. Twabisanga kwa Matayo umutwe wa 24 umurongo wa 21 kugera kwa 22 ndetse n'umurongo wa 29 kugera kwa 31 ndetse n'Ivanjiri ya Mariko umutwe wa 13 umurongo wa 19 kugera kwa 20 n'umurongo wa 24 kugera kwa 27 ndetse no mu Ivanjiri ya Luka tuyibonamo umutwe wa 21 umurongo wa 23 n'umurongo wa 25 kugera kwa 27 ndetse na Paulo yabivuzeho mu ibaruwa ya mbere yandikiye Abanyatesaloniki umutwe wa 4 umurongo wa 14 kugera kwa 17 n'ibaruwa ya mbere yandikiye Abanyakorenti umutwe wa 15 umurongo wa 22 kugera kwa 23. Arwanira imbaga y'Imana mu mutuzo, mu bushishozi no mu bwiyoroshye. Igitabo cy'Ibyahishuwe kivuga umutwe wa 12 umurongo wa 4 kugera ku wa 9. Nta gushidikanya mu mpera y'ibihe Mikayeli mutagatifu niwe mumarayika mukuru uzamenyesha ukuza kwa Kristo mu ijwi riranguruye no mu mworomo w'impanda nk'uko tubisanga mu ibaruwa ya mbere Paulo yandikiye Abanyatesaloniki umutwe wa 4 umurongo wa 16. Mikayeli mutagatifu tumwizihiza ku itariki ya 29 no kuvuga uyu munsi z'ukwa 9 kimwe na Gaburiyeli mutagatifu na Rafayeli mutagatifu. Kuri itariki bakeka ko ariho heguriwe Imana Kiliziya iri i Roma yitiriwe Mikayeli mutagatifu n'abamarayika bose. Mu gisekuruza cya 6 ibyanditswe bitagatifu bimwita umwe mu batware bakomeye uko tubisanga kwa Daniyeli n'umundi umutwe wa 10 umurongo wa 13 akaba n'umutware w'ingabo zo mu ijuru zarwanyije ibinyabubasha by'umwijima ngo tubibona mu gitabo cy'Ibyahishuwe umutwe wa 12 umurongo wa 7. Mikayeli mutagatifu afite ubutumwa bwo gutandukanya abeza n'abayobya abandi, ingano n'urumamfu, maze imanza zigacirwa abagomba kujya mu mwijima, abakunze urumuri bagahembwa. Abafite kandi ubutumwa bwo gucisha bugufi abikuza mu bwenge no mu bitekerezo byabo, akabikora abigirishije ukwicisha bugufi kwe. Mikayeli mutagatifu ni umumarayika ufata icyemezo, ange de la décision et du martyre, no kwemera guhorwa n'Imana. Afite inkota mu kiganza cye maze agaherekeza umuntu wese wafashe icyemezo cyo guhitamo Imana. Niwe mumarayika warwanyije Rusofero igihe yigaragambije we n'abamarayika be, maze agatsindwa agahananurwa mu ijuru. Icyo gihe Mikayeli yavugije akamati ninde umeze nk'Imana, bityo iryo riba izina rye,
ni umutware w'ingabo zo mu ijuru, niwe urwanirira umuryango w'Imana. Abayoboke ba Yezu Kristo niwe murinzi w'umusaraba mutagatifu, niwe wakiriye amaraso yavuye mu rubavu rwa Yezu ku musaraba maze akayashyikiriza Imana Data ngo abere abantu igitambo cy'impongano z'ibyaha byabo. Ahagaze kandi iruhande rwa tabernakulo ngo arinde isakaramentu ritagatifu ry'Ukaristiya. Nta gushidikanya Mikayeli mutagatifu niwe mumarayika ukora cyane kurusha abandi bamarayika kugira ngo imbaga ya muntu irokoke. Niwe mumarayika wa mbere wabimburiye abandi kuyoboka Imana. Mutagatifu Yeronimu na Tomasi wa Akwini bavuga ko Mikayeli mutagatifu arinda roho z'abantu kuva bakiboneka ku isi, bikaba akarusho ku isaha yo gupfa, akabarwanirira bikomeye abuza Rusoferi kubatwara. Uyu mumarayika udatenguha tujye tumwiyambaza ngo azadufashe gupfa neza, twizeye rwose izo mpuhwe z'Imana zizatube hafi. Tuzarushaho kubona ubutaha noneho bamarayika bacu barinze. Reka dusoze n'iri sengesho. Marayika Mikayeli mutagatifu, dutabare mu ntambara turwana, turinda ubugome n'imitego bya shitani. Turasaba twiyoroheje ngo Nyagasani Imana ayidutsindire, kandi ku bubasha bwe we mutware w'ingabo zo mu ijuru urohe mu muriro shitani na roho mbi zose zijarajara ku isi zishaka koreka roho z'abantu. Amina. Ndagushakashaka n'umutima wanjye wose, unshisha ukubiri n'amategeko yawe yose. Amasezerano yawe nayikomeje mu mutima, ngira ngo ntagucumuraho. Kawe kaza, kawe yoba. Ubwo rero nsoze nshimira abakurikira iyi channel kandi bakagiraho ibitekerezo, mbabwira ngo rwose ubuhamya burakenewe, mujye mutinyuka muhamagare, mutange ubwo buhamya. Inyigisho nziza wakurikiye yafasha abantu, ushobora guhamagara ukayicishaho, kuko niyo mpamvu uru rubuga narutekereje, n'abandi bose nabiganirije baravuga ati nyamara koko nibyo, akarimbo keza wumva kafasha abantu kakaba karangira abakristo. Burya ingoma y'Imana koko iba yogera hose. Tukajya dushyiraho inyigisho ijyanye na Bibiliya, kwiga Bibiliya, ibyo byose buri muri wa muhamagaro nyine ukogeza ingoma y'Imana. Ariko cyane cyane tuzirikana ko kogeza ingoma y'Imana uyakiye byanze kunze muri we atangira kuba umuntu muzima, atangira kubohoka, atangira gutsinda, atangira kumenya agaciro ke muri iyi si, ndetse na wa munezero abantu bigo baririmba, umuntu wamenye Imana byanze bikunze ku mutima we atangira kumva yifitemo wa munezero. Rega mujye mumenya ko muri iyi si turi abagenzi, twese dufite iyo tugana. Rero nsoze bifuriza umugisha w'Imana. Nomero zanjye ni 078 330 18 40, ndetse na nomero za Furatiri. Nawe hari igihe bashobora kuguhamagara ubwo bakazibona. 078 6 0 9 1 5 13.